ngiye kwigisha abagore kwishyira ku myako uri kumva nigishe ikintu cyitwa uburaya bakwiye gukora imbere y'abagabo babo. Uburaya imbere y'abagabo babo basezeranye bafite imibiri. Umugabo w'umurokore akeneye kunezerwa nk'uko n'umugabo w'umupagana Yesu aradufata akadukomeza. Arabafata Yesu arabafata akabakomeza akabarinda gusambana yabatabara akabazanira abagore. Sicyo none se yakuzaniye umugore akamuguha abaguhaye umugore w'umurimbo abaguhaye umugore wo kugira ngo uhaze amarangamutima y'umutima we. Uri kumva ubu basigaye batunze telefone. Ni gute umuntu w'umugabo cyangwa umugore atunze porono muri telefone ye akajya yireba yongera yireba akayireba hanyuma yabona M.Charlene nta gishego nge cyari cyanturuka mu kanwa nta nubwo nteze kwigisha ibishego nzigisha mu kinyabupfura cya Gikristo nge mbabwira ngo bajye basigaza imbaraga zo gukora ka ninjoro. Ubwo urumva ntabivuze mu kinyabupfura mu bintu waguze hari icyo wibagiwe kandi ari cyo gikiyoboye ibintu byose. Wibagiwe kunezeza umugore wawe mu buriri. Ibyo biceri byawe rero nuwanga kumunezeza umuceri ntuzitwa umuceri ni ibiceri. Uri kumva ibintu byose uzufite nta munezero bizatanga. Niyo mpamvu akajya kuri ka gashoferi bafashwe bageze gute ni umugabo umuhahira ariko nyine ako gashoferi hari icyo kamurusha. Niyo mpamvu asambana n'abapagasi kandi uhari uri umugabo. Ubwo abapagasi barya imyumbati bose akira amavuta. Imyumbati abapagasi mu bintu abagabo bigaburira abagabo n'amaso yabo ararya. Umva kwindiga iryo amaso y'abagabo ararya mwabagore mwe. Amaso yabo amaso y'umugabo ashobora kurya avuye kuri banki ataratanga minerivare agahura n'inkumi kuko amaso yahaze. Iyo nkumi nayo ikarara ihaza uwo munsi. Akeneye kukubona usa neza naho waba uri gukoropa. Akeneye kukubona usa neza uri gutegura ku meza kugira ngo arye. Akeneye kukubona usa umva kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Yes, ndagushimiye kuko ikiganiro gifunguye urakoze cyane. Reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha kandi umucyo w'Imana ukurasire wumve ihumure ritembera mu buzima bwawe. Imana igukunda urukundo rwinshi kandi urwo rukundo rusumba cyane urwo wakwikunda. Uzi ko Imana ikuzi kuruta uko wiyizi kandi yakumenye mbere uko abantu bakumenya. Uzi ko ikuzi kuruta uko abandi bakuzi. Birabangwa yagutoranyirije muri we isi itararemwa. Ndagushimiye ko ikiganiro gikurikiye kuri M.Charlene official. Ni umubyeyi mukurikira kuri ino channel ndetse no ku yandi channels aho agenda avuga ubutumwa n'ubuhamya n'inyigisho z'abashakanye n'izindi zitandukanye. Ni umudamu ugira gushira amanga no kugira ukuri kwinshi ariko kandi ajya anatera confusion bamwe na bamwe akabacanga. None M.Charlene reka nkubaze ikibazo nadukurikira ashaka kwa bibaza. Ngende hano nk'umunyamakuru. Iyo tubonye buryohe yigisha sibyo tukareba ibyo bavuga by'imibonano mpuzabitsina ku bashakanye uko afata umugore neza uko afata umugabo neza ubona mu rusengero ko bakuriye kubyigisha mu rusengero. Ese niko byakagombye nese kuki abantu babitinya? Yego reka nkubwire bajya baca umugani mu kinyarwanda bakavuga ngo isoni zirisha uburozi sibyo biriya bintu baburyohe bigisha ingo z'abakirisitu 98 cyangwa 9% barabikeneye kubera impamvu babikeneye bafite imibiri. Umugabo w'umurokore akeneye kunezerwa nk'uko n'umugabo w'umupagana Yesu aradufata akadukomeza. Arabafata Yesu arabafata akabakomeza akabarinda gusambana yabatabara akabazanira abagore. Sicyo none se yakuzaniye umugore akamuguha abaguhaye umugore w'umurimbo abaguhaye umugore wo kugira ngo uhaze amarangamutima y'umutima we. Uri kumva ntago Yesu mu bintu azaduha azakushakira umugore agushakira umugabo hanyuma azaza se no kumugupfumbatira. Uri kunyumva? Ndakumva. Biriya rero birakenewe ndetse 100%. Impamvu bikenewe urayizi? Aho isi igeze ndashaka kubwira abarokore ngo nibareke ubujiji. Ubu basigaye batunze telefone. Ni gute umuntu w'umugabo cyangwa umugore
atunze porono muri telefone ye akajya yireba yongera yireba akayireba hanyuma yabona mama Charlene nta gishego nge cyari cyanturuka mu kanwa nta nubwo nteze kwigisha ibishego nzigisha mu kinyabupfura cya gikristo nge mbabwira ngo bajye basigaza imbaraga zo gukora ka ninjoro ubwo urumva ntabivuze mu kinyabupfura ariko impamvu bino bintu bikenewe mu rusengero nuko bishenye ngo umugabo aranyarukira aha kuri YouTube sibyo yaza kureba akahabona abakobwa kazi bakatishije yikuzimu bakamwereka sitire posteri position hakaba position z'impagani kuko arimo kubyigishwa n'utarasomye Bibiliya arimo kureba ibintu ugira ngo se hava atatse nimero none se ntibashyiraho nimero unkeneye dore nimero zanjye ubwo se akeneye iki akeneye izo position zabo hanyuma se nimba ayo mapozisiyo mwabagabo mwe mwirirwa mureba kuri YouTube abagore banyu batayazi hanyuma tukaza kubibigisha mu buryo busobanutse bwa gikristo tukabwira umugore wawe ukuntu agomba kugushimisha no kukunezeza kugira ngo ya nimero wafashe ya maraya turabazi dore ko turabazi ese kumuvuga abagabo gusaba gukora nyine se ninagira ku bagore nigishije umugore wawe kukunezeza iriya maraya yagutwaye ugahita uyibroka ukarokoka n'ubugingo bwawe ntago naba nkugiriye neza none se mwabagore mwe iyo mwahuye muri bangahe mu ngo zanyu kuza ukuntu muganira uti uwanjye we bimeze gutya umugabo wanjye ngesha bimeze gutya wagira ngo sinashatse ndabayobewe hanyuma wajya kuri ntuza uzi kuri Facebook uzi ibintu bihaba hari abantu usanga ngo ni abapfubuzi bikorera publicité umuntu wese ushaka ko mupfubura dore nimero zanjye bakerekana n'abapfubye uko bameze Mana Isaka na Yakobo ibyo biri kureba abagore bacu wa mugabo we wowe bakwigishije ukamenya ibintu bituma umugore wawe atajya gusacinga uko abagabo banezeza abagore ntago wanezerwa n'ubugingo bwawe bukarokoka ese ibi bintu byo kutanezezanya mu buriri ko bitumye abagabo baca inyuma abagore ko bitumye abagore baca inyuma abagabo kuki badashaka kubyiga haterwa gahinda rero n'abantu bafite isengero badaha umwanya bubatse ngo bashaka abantu bazi bafite izi nyigisho batumire na bariya ba buryo ngiye mfite urusengero mu materaniro no mu masengesho agomba kuboneka rimwe mu cyumweru nashyiraho umunsi wo kwigisha ibintu by'abubatse kandi by'abubatse gusa ntago ari mu buriri kuko kunezeza umugabo cyangwa kunezeza umugore ni urugendo rurerure ni urugendo rushobora gutangira mu gitondo rugasozwa nijoro ariko n'abantu bashaka kugenda urugendo rwa 3 z'ijoro bagahita barurangiza ntago byakunda ese undi kuki abagore mwifuza ko abanezeza hari umuntu se wanga kunezezwa nta muntu n'umwe wanga kunezerwa patiri ujya gushaka umugore nkuguriye uretse gato nkuguriye icyo ukeneye cyose ndi umugabo wawe yego nkuguriye igitenge baze nk'iyo nkaguha ibyo kwiga no kunywa nkakubaha nkakusiga ugasa neza simba nkunejeje sawa rero none se reka nkubwire patiri ko abagabo bameze uko nguko abitekereza uko reka nicyo bazira niyo mpamvu abapfubuzi bahise bakora ishyirahamwe mwabagabo ririya shyirahamwe nta handi ryaturutse kuri ubwo bujiji bwanyu ngo njyewe uyu mugore mugurira ibitenge mugende murebe garderobe iruzuye uyu mugore murebe sitoke yuzuye ibyo kurya uyu mugore mureba ngura amashakoshi aruzuye n'inkweto ziruzuye mu bintu waguze hari icyo wibagiwe kandi ari cyo gikiyoboye ibintu byose wibagiwe kunezeza umugore wawe mu buriri ibyo biceri byawe rero nuwanga kumunezeza umuceri ntuzitwa umuceri ni ibiceri uri kumva ibintu byose uzufite nta munezero bizatanga niyo mpamvu azabibita umugore wawe ajye gusambana n'umushoferi umutwara kagashoferi kareshya n'igikumwe kadafite igara ariko nyine kazi ubwenge ubwo so butukanye impamvu mbivuze gutyo ni ikibazo abantu bagira ngo mbega umugore ngo ararya nabi agata umugabo mwiza nk'uriye umuhahira akajya kuri ka gashoferi bafashwe bageze gute ni umugabo umuhahira ariko nyine ako gashoferi hari icyo kamurusha niyo mpamvu asambana n'abapagasi kandi uhari uri umugabo ubwo abapagasi barya imyumbati bose akira amavuta
imyumbati abapagasi bariye ifiriti ahubwo se naguze njyewe nabonye byinshi ubu ndi umunyamabanga w'abantu nkaba n'umunyamabanga w'Imana nabonye byinshi nabonye aho umugabo asiga amafaranga mu rugo kabona umukobwa aratambitse agiye ku gasore k'akamotari nimvuga akamotari amamotari simbatutse ubonye igihagararo cy'umugabo we n'imodoka agendamo n'akazi akora na biro yicaramo n'ibirokoro hanyuma ukareba n'abamugaragiye hanyuma ukitegereza n'uwo musore ugasanga umureti aho kugira ngo butekere umugabo yakije imodoka avuye agiye ku kazi undi nawe agapakira amagi imbuto ibifaranga umugabo yamusigiye akajya gutekera ka kabogari uri kumva ibyo rero nta handi bituruka tujye tuvugisha ukuri hari uburyo yamunejejemo bukwiriye hanyuma nawe amumariraho imitungo ubwo rero ugasanga mugabo ngo abagore ngo murataha ntibabafate neza abafite aho yiriwe bamufata neza yaba kubaza iki ngaho ngo ukorera ibyo bintu bya Bibiliya byanyu ngo za Bibiliya zanyu usoma Bibiliya ariko wige n'ubundi buzima gura igitenge cyangwa ugure n'ipantaro mwite ku ngo zanyu kuko urugo rwawe ariko tuze gukora kera ndakubwira ati namwe abagore rega hari ibibazo mama mufite icyambere mwambarira abandi gute se wambara agatenge keza akajipo keza ugasokoza umusatsi ukisiga usohotse mu rugo n'isutiya wakwambara ibitenge nibyo birereta n'ibyahi by'abana no guheha umwanda wabo usa umugabo azagutekereza gute umeze uko mujya mubarega ngo bagenda ngo bareba ngo bakobwa nyine bayabisize urakoze cyane ubwo ntumva ko kantu ushyizemo ako ngako ubwo ni nkaho umbwiye ngo ni nkosora abagore yego reka nkubwire no mu ruhande rw'abagore niyo mpamvu bakwiye kwiga urajya kuvuga ngo umugabo wawe aguca inyuma naho ahubwo azaguce n'imbere aguce n'iburyo aguce n'ibumoso uko nguko uvuze nibyo umukobwa yaba ari kurambagizwa ugasanga arikoraho sherari busure nyine agahora ku cyangwe yamara kubana nawe bakoze ubukwe yageze mu rugo ukagira ngo yaragafashe kandi urukundo ruravoma umufatisha umugabo mu minsi y'imperuka barakubeshye n'igishyimbo kugira ngo gikure kiravomererwa ikintu cyose wateye kugira ngo kibyare umusaruro gikeneye ifumbire kigakenera n'amazi hanyuma rero uwo mugabo nawe ukeneye ko atazaguca inyuma ugomba nawe gukora ibintu nyine byatuma ataguca inyuma yanaguca inyuma atari wowe biturutseho ukabyereka Imana ese koko uwo mugore nawe umuntu abaye umugore kuko umugabo nyine yamufatishije ukabona yahereye mu gitondo zanjwiri tugira hano mu mutwe usibye ko nge ntazigera ziragatsindwa ukagira ngo mu mutwe harimo imbagara n'urubingo kubitamo igitambaro nta gusohoye umva mwabagore mwe naho abagabo barashoboye uri kumva kandi burya abagabo reka nkubwire mu bintu abagabo bigaburira abagabo n'amaso yabo ararya umva kwindiga iryo amaso y'abagabo ararya mwabagore mwe amaso yabo amaso y'umugabo ashobora kurya avuye kuri banki ataratanga minerivare agahura n'inkumi kuko amaso yahaze iyo nkumi nayo ikarara ihaze uwo munsi akeneye kukubona usa neza naho waba uri gukoropa akeneye kukubona usa neza uri gutegura ku meza kugira ngo arye akeneye kukubona usa umva kuva mu gitondo kugeza nimugoroba akeneye kukubona usa neza naho biriya byawe byo kuvuga ngo uzasa neza ku cyumweru ugiye muri repetition hano hanze hari abagore bahora ku cyangwe mu mibyizi no muri weekend ku manywa na ninjoro agahora ku micyo kandi ibyo bintu nawe ubishatse wabigira gute wabikora ese umugabo koko azatahira mu bimamiyo byacumbye ubugari atahire mu bikombe byumiyemo ibikoma by'abana naho babimennye atahire muri saro yuzuyeho inkari z'abana ibi bintu rero niyo mpamvu tubyigisha ibi bintu nibyo nshaka bitamba no kukubaza rero tugana ku musozo wenda uzakomeza ufite gahunda ki kuri ibi bintu ko mbona watinyutse kuvuga ibintu bikaze ukicara nawe navuga ibintu bikaze cyane agajya gubikora ufite ishyaka rimeze gute abantu ugiye kubaha iki kwema mama official uteganya kuri ibi bintu byingo
ngewe iminsi ifite ku isi ntago nyizi. Ngewe ndashaka kuba uwo ndiwe, ntago shaka kuba uwo abantu bavuga cyangwa uwo bashaka. Kandi nkeneye ko hazajya hari abantu bamamagara bakambwira ngo urugo rwanjye rwakuboneyeho umugisha. Iryo jambo rirampumuriza. Kuba ntazabarurwa mu bagore bashenye ingo, ahubwo nkabarurwa mu bagore bubatse ingo. Ibyo bintu ni amafiyeri ngendana. Kuba imbere y'Imana ya Isiraheli nta rugo ruri ku mutwe wanjye mu myaka maze irenze 10, naba narashenye cyangwa narahiritse. Nta mugabo wabandi watwaye. Nta mugabo wabandi natwaye, ntarigeze nanabitekereza ngo bipfire mu nzira bitarabaho. Ahubwo nkajya numva abantu bambwira ati nakurikiranye ikiganiro cyawe, wanyubakiye urugo, ubu ibintu bimeze neza. Umva niyo ntego mfite. Rero kugira ngo ibyo bigerweho, niteguye kuvuga no gukora ikintu cyose cyatuma abantu b'Imana bagira ibyishimo mu ngo zabo biturutse ku biganiro byanjye. Ubu rero ikiganiro cyitwa ngo Menya Nibi mu Bubatse kimaze iminsi cyarasinziriye, ariko ubu kigiye gukanguka shaho. Ngiye kwigisha abagore kwishyira ku myako. Uri kumva? Nigishe ikintu cyitwa uburaya bakwiye gukora imbere y'abagabo babo. Uburaya? Uburaya imbere y'abagabo babo basezeranye. Mu ntega amatwi ubu kano ugiye kwigisha no gukora uburaya. Ave kano bazagakate noneho ndagowe we se tuze kugakatara. Ndashaka kwigisha abagore b'abakirisitu uburaya bagomba gukora imbere y'abagabo babo. Patrick uzambabare nibagakata uzambera umugabo. Bundi rero Patrick kuba umuntu yabindaye imbere y'umugabo we nta cyaha bakoze, kuko usanga abagabo benshi batwarwa n'imico y'indaye. Ubwo rero abagore b'abakirisitu bige kuba indaye imbere y'abagabo babo. Hanyuma rero abagabo nabo bige kuba bahehesa imbere y'abagore babo, ko bajya guheheta ahandi. Noneho umugisha n'ibyishimo byabo ntibajye kubinyanyagiza muri za maraya. Umugisha Imana yaguteguriye ku mugore wawe. Oya ntago babishobora, ariko oya ntago babishobora, ariko nyine ngiye kubibigisha, nzajya ngenda mbabwira gato gato. Ese uzabibwirwa n'iki? Warabizi se? Subiza. Ako sereka nkubwira, urabona imyaka mfite? Urabona imyaka mfite? Uzi imyaka mfite ariko? Ntago nyizi. Mfite imyaka inyemerera kubyigisha. Ariko reka nkubwire, Imana yakugira icyamamare ku rwego rw'isi, ukaba utazi inyigisho waburi igiki. Ngomba kugira inyigisho z'ibyiciro byose, uri kumva, ku buryo umuntu wese uzajya nkatiraho. Nese reka nze nkubaze, umukobwa araje arambwira ati ngiye gushaka, sibyo? Ni ibihe bintu by'ingenzi mama Charlene nazakorera umugabo wanjye bikamubera ibyishimo? Hanyuma njye kuvuga ngo ubwo ni uburaya, uwo muntu urumva adafite umushinga mwiza. Iyo rero mpamagaye turi babiri, umva kuri kamera hari ibyo ntabasha, ariko turi bade ngomba kubimusobanurira. Uwo mukobwa se, uwo mukobwa mubwiye nkamugira inama, akagenda ari muri uwo mwuka wo kugira ngo anezeze umugabo we, ugira ngo nta mugisha nzakura aho ngaho? Ngewe ndashaka kwigisha abagore n'abagabo mu buryo bwimbitse. Ni gute umugabo wawe ashobora guhura n'ibyaha ukamurwaza akabikira utamusonze? Wandaya we y'umugabo, uburaya bwawe buretse Imana izakwica, buretse Imana izakwereka. Ese wamujyanye mu bitaro by'urukundo ma? Wamujyanye mu bitaro by'urukundo ko ari umugabo mwasezeranye, ari umugabo wawe, ukamurwarizayo, ukamuha keya zivanze no kumusengera, ubwo burwayi bw'uburaya ko bwakira? Reka tubitegereze, Imana izagushoboze. Ego, Imana izabinshoboza. Ubwo rero nta kindi mu bintu ndi gukora mu byiciro bitandukanye. Ndashaka kuhugura cyane abantu babana n'abagiye kurushinga. Yego. Umuntu uzagushaka uzamwitaba?
nzamwitaba. uyu munsi niba hari umusore n'umukobwa udukurikiye bafite ubukwe umushinga w'ubukwe baguhamagara bicaza ukabaganiriza. Yego nabaganiriza. ubwo ku iki kiganiro baho hasi urabona nimero zihanditse ni zuno mu mama yitwa M.Charlene ube wamwandikira kuri WhatsApp yo kaza no kuzivuga ngaho nguko twumvisha impamvu wicaranye nabo ubwo nakundi. Yego nzanakomeza nicarane nabo ko mbiboneye umwanya ubundi nicare njyenyine ariko ndashaka no kubwira n'abandi bafite uyu muhamagaro bafite uyu muhamagaro wo kubivuga no kubyigisha uzampamagare uze dukorane ikiganiro cyangwa ukime ikiganiro. Yego yitwa M.Charlene cyane yitwa M.Charlene official ku biganiro bitandukanye. Ibi ni ibiganiro bidasanzwe agira ibiganiro bya gikristo byivuga butumwa ariko kandi n'ibiganiro bidasanzwe ku bitari hanze ubutumwa nanone kuko bavugamo uko Imana ikora no kwagomba kwitwara ibintu bitandukanye. Hari abavanga cyaje kugana igikorwa cyo kuramya Imana ngo ni umurimo w'Imana cyane. Niyo mpamvu ugomba kubahwa mu kuramya Imana harimo kuririmba bakizihirwa bagaha n'Imana icyubahiro bagashimira Imana. Erega nuko shitani yabivanze ariko ni igikorwa cy'umugisha. Ujye utinya ibintu byanzuwe n'ijuru, ibintu Imana yaremye, ibintu Imana yateguye ikavuga ngo mu bintu gatangiza uwo mushinga hanyuma iranabikunda iyo byakozwe mu buryo bwiza uhesha Imana icyubahiro bugahesha icyubahiro na mugenzi wawe. Imana iri mu ijuru iranezerwa. Yego baguhamagare kuri nimero ya kangahe? 078 352 668 078 ni nayo impamvu ushaka kubabwira ngo n'abagore cyangwa abakobwa bakeneye kujya ku rubuga rw'abagore n'abakobwa mfite aho tugenda tukugira inama udatanze icyifuzo muri rusange. Iyo ufite icyifuzo uraza ukakimbwira ukavuga uti ni mungire inama afite iki kibazo mu rugo tukakijyana muri groupe nawe urimo ariko batazi uwagitanze kuko tuba tubana n'abantu hari abo utizera ushobora gutanga icyifuzo cy'urugo rwawe ugasanga abantu bakwatatse. Nuko rero tubigenza urambwira uti M.Charlene afite iki kibazo gutya na gutya ahita mvuga nti nimugire inama uyu mubyeyi nkabishyira muri rusange ariko ntibamenye uwo ari we kugira ngo nawe ugumane umutekano w'urugo rwawe. Yego urakoze cyane turagushimiye. Imana igushoboze guha amavuta n'imbaraga kumeze kurinde kuturindirwe kurama kumeze kwamaza ubutumwa bwiza kandi Imana igushoboze. Wakoze cyane. Mukore subscribe aho hasi cyangwa abone mukoresha mugeze neza twasezera abadukurikiye. Yego.